Usanga byose ngo birambure navugaho duke ubundi kuva kera na kare dusenga Roho Mutagatifu byahozeho, murabyibuka no mu gihe cya Pentecoste igihe kigeze Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru yohereje Roho Mutagatifu kugira ngo umuvugizi amara ubwoba intumwa zari zifungiranye. Rero igihe cyarageze, Pentecoste iragera, intumwa zuzura Roho Mutagatifu zivuga indimi nshya, zishira amanga, zamamaza ubutumwa kugeza ku mpera z'isi. Ariko uko iminsi yagiye yicuma, uko kuba intore za Roho Mutagatifu byagiye bigabanuka mu bantu, ukabona abenshi bari kugenda bameze nk'aho bari gukwepa ububasha n'imbaraga bya Roho Mutagatifu. Igihe cyarageze noneho Roho Mutagatifu akajya asanga umwe birumvikana ni mu bihe bitandukanye, wenda twavuga nka Padiri Jean Marie Vianney n'abandi batagatifu wenda tutarondora kugeza ubu. Noneho Roho Mutagatifu akagenda akamuha ubutumwa, akamuha n'ingabire ze, haba ingabire y'ubuhanuzi se, haba ingabire yo kwigisha, haba ingabire y'ubusabanyiramana mu buryo bwuzuye, haba ingabire y'ubushishozi n'izindi ngabire nyinshi, zaba ingabire zisanzwe ndetse n'ingabire zidasanzwe. Ingabire zisanzwe ni za Kiliziya turazizi, ariko hari n'izindi ngabire zidasanzwe, wenda n'izo z'ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, gusobanura indimi, gusabira abarwayi n'izindi ngabire. Izo zose tuzita ingabire zidasanzwe umuntu ashobora guhabwa na Roho Mutagatifu igihe kimwe cyangwa ikindi. Rero hari abatagatifu bagiye bazihabwa, wenda reka mvuge